uburezi bw'abana bacu buratureba. Yego. Kandi tugomba kubarera kugira ngo bazagire umusaruro mu gihe tutabikoze. Yaba wenda bamurekaga akabaho atarezwe yazakora akirera, ariko mu gihe batamureze Satani ngo ahita yohereza abarezi be akamwigisha. Nibwo usanga umwana bagaburiye, bamuguriye imyenda, bamuhaye ibyo kurya, ariko akanywa urumogi. Birababaje kubona umuntu azindukira mu kazi agiye gushaka amafaranga yo kwita ku bana, abo bana bakazamubura, noneho ukabarihira ishuri, amafaranga umuhaye yo kujyana ku ishuri akagenda akayagura ibiyobyabwenge, ukazarwa no kumujyana ku bigo ngororamuco. Iteka ryose iyo ubeshye niyo wabeshya gatoya umwana we uba umuhaye isomo azimenyereza kandi rigakora. Birahagije kuba umuntu aguhamagaye akubaza niba uri mu rugo ngo aza kurebe, warangiza kuri telefone ukabwira abana ati simpari. Umuntu w'indi manganya, umuntu w'umujura, umuntu udashaka kugira icyo akora, mwene uwo muntu aba ateye icyangiro muri sosiyete. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi nivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi nivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Reka tubasuhuze ndetse tunabahe ikaze muri gahunda yacu y'ibiganiro bisanzwe byo kuri radiyo by'abagorozi bikora umurimo w'ubugorozi n'ubugorozi. Rero tubahaye ikaze ndetse twishimiye ko namwe muri iyi gahunda. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo y'uburezi, ndetse umugenzi wacu w'umutumirwa badufasha kubigikora yahageze. Reka tubanze tumuhe ikaze atwibwire amazina hanyuma dukomeze. Banyita Nzamurambo Jean Bosco. Ese iyi ngingo muratuganirizaho uyu munsi, ingingo yitwa ngo iki? Turaganira ku ngingo ivuga agaciro k'uburezi mu muryango. Agaciro k'uburezi mu muryango. Njyewe uyoboye ikiganiro nitwa Dusabane Ernest. Murumva yuko dufite ingingo tugiye kuganiraho. Reka dusabe muzehe umutumirwa wacu abanze adusengere hanyuma dukomeze. Turagushimye data wera udukunda cyane, tugushimiye ko ukomeje kutwigaragariza, uburinzi bwawe bwabanye natwe, imbabazi zawe ziracyaturiho, uhabwe icyubahiro. Amen. Bwa kanya k'ingenzi kuvuga ijambo ryawe, tugusabira ubwenge buturutse iwawe, tugusabira umwuka wawe kugira ngo utubere umwigisha, ugiye gusobanukirwa n'inshingano ikomeye wadushinze yo kurera, tugusabye mu izina rya Yesu. Amen. Reka tubahe ikaze mu kiganiro cyacu nanone, tubasabe kugira ngo n'Imana idufashe muri iki kiganiro, aho tugiye kuganira ku ngingo itubwira ngo agaciro k'uburezi mu muryango. Ese ko gahunda ari iyobokamana, ubundi uburezi buza gute mu iyobokamana? Imana yigeze ibitegeka umuntu ku buryo umuntu usenga mu nshingano afite arimo no kurera, cyangwa mu gihe wohereje umwana kwa mwarimu ukamwigisha urangije inshingano? Inshingano yo kurera ni inshingano ituruka ku Mana, dore ko uburezi ari ikintu kiyobora umuntu, kikamuyobora mu nzira nziza, kikamuvana ku byiza bimwe kigakuza ibyiza bimurimo, kandi kikagerageza no kumukuramo n'ibindi byaba bidakwiriye. Rero uburezi ni Imana ibutegeka, ndetse iyo dusomye amateka y'Bibiliya dusanga abantu bose b'Imana bagiye babaho mu bihe byagiye bitubanziriza, baragendaga bahabwa amabwiriza y'uburyo bagomba kujya barera abana babo kugira ngo bazabashe gusoza inshingano Imana yabaga yarabateganirije. Urumva yuko Imana yateganyije ko umuntu arerwa. Umuntu abahanga bajya bavuga ko umwana w'umuntu cyangwa se iyo urebye mu zindi nyamaswa, umuntu ubundi avuka ubwonko bwe butari bwakora ku kigero gihagije. Niyo mpamvu inyana y'inka yavutse umunsi ibizi guhaguruka ikajya gushaka ibere ikonka. Imbwa yavutse uwo munsi ishobora konka
ishobora kwegera nyina ikayonsa, nyuma y'icyumweru, nyuma y'ibyumweru bibiri inyana ibisimbuka, umutavu ubusimbuka uzi kwirukanka, nako nyuma y'iminota ingahe uze kugenda. Ariko umwana w'umuntu iyo umugereranyije n'izindi nyamaswa zose avuka ari udashoboye. Bivuze yuko uburezi bwe bugomba kwitabwaho. Rero nigeze kumva umwana mutoya yari mu muryango basanzwe bafite imbwa, noneho imbwa yavukira rimwe nawe, nyina yamubyaye imbwa yawe yabwaguye, noneho imbwa yavutse uwo munsi ibwagura gatatu, umwana akiri mutoya abona nayo irashaje, izayikomotseho umwana abona ni nyinshi. Avuga ati ariko aganiriza mama ati ariko mama ndumva nshaka kuba imbwa. Ati kubera iki? Ngo iriya umukozi yambwiye yuko navutse yaravutse nyuma yanjye, none dore yo ifite utwana njyewe nta kana mfite. None njyewe nta n'akana ngira, sindanakura. Nyina aramuganiriza amubwira ati none se iriya mbwa ujya ubona iheka abana bayo? Umwana ati oya. None se ujya ubona igira inzu yarubakiye abana bayo? Ati oya. Ujya ubona ibahahira? Ati oya. Ubwo rero umuntu kubera yuko ahaha agateka akubaka bituma agomba gutegurwa by'igihe kirekire. Umwana arabyumva arasobanukirwa. None hano baratubwiye ngo umuntu atandukanye n'izindi nyamaswa, atandukanye n'ibindi binyabuzima, wagomba kurerwa kubera yuko ubwo avuka atarakora. Icyo nashaka kugira ngo dusome hano muri kino gitabo cyitwa ngo ni umuyobozi w'abana, bavuzemo akamaro k'ishuri ryo mu rugo. Baravuze ngo it is in the home that the education of the child is to begin. Baravuze ngo mu rugo niho uburezi bw'umwana bugomba gutangirira. Urumva ko iya ngingo yacu ifite ijambo ry'Imana ryayihaye agaciro. Baravuze ngo here with his parents as instructor, he is to learn the lesson that are to guide him throughout life. Ngo mu muryango ababyeyi be ari nk'abayobozi cyangwa se bameze nk'abigisha, niho umwana yigira amasomo azamuyobora mu buzima bwose. Lessons of respect, amasomo yo kubaha, obedience, kumvira, respect, kubaha, obedience, kumvira, reverence, kwitanga cyangwa se kuganduka, self control, n'amasomo yo kwitegeka. The educational influence of the home are a decided power for good or evil. Imbaraga y'uburezi bwo mu rugo umwana abana mu muryango niyo imushoboza guhitamo icyiza n'ikibi. Niko bimeze. Urumva ko umuntu uzi ko umwana wigeze ajya afata imyanzuro mibi kugira ngo umwana wawe n'aba ari kumwe n'abantu barya ruswa weye kuzayirya, n'aba ari kumwe n'abana basambana weye kuzasambana, n'aba ari kumwe n'abandi bantu bapanga gukora imyigaragambyo weye kuzayijyamo. Ugomba kumuha uburezi mu rugo buzatuma ibyo bintu atabijyamo. Niko bimeze. Nubwo benshi bajya babyitiranya, ariko inshingano Imana yahaye ababyeyi nk'uko tubibonye ni ukurera, kandi uburezi bugomba gutangirira mu rugo, mu muryango. Niyo mpamvu mu gitabo cy'Imigani 22 umurongo wa 6 batubwira ngo menyereza umwana inzira azarinda asaza atarayivamo. Ibyo umwana yamenyerejwe arabikorana bikamwubaka. Niyo mpamvu batubwiye ngo uburezi bwo mu muryango bushobora kuyobora umwana mu kibi akuze cyangwa bukamuyobora mu cyiza. Si kenshi cyane ikibi umuntu yakiriye nyuma yo kurerwa yarakiriye icyiza kijya kimwigaranzura, ahubwo igihe cyose gihangana n'icyiza yatewemo, icyiza kikanisha ikibi. Bibiliya igitanga urugero, dufite urugero rwa Mose. Mose warezwe na nyina amurera kuva ku gahinja, amurera umukobwa wa Farawo, amurera imyaka 12. Imyaka 12 yarangiye, Mose ajyanwa ibwami. Hari ibigirwamana, hari imico mibi idashoboka yose,
ariko Mose yakomeje kugumana kubaha Imana bitewe n'iyo myaka 12 nyina yamumaranye. Iri somo rero ryo kurera abana mu rugo ababyeyi bakaba bagomba kubatoza rirazwi cyane, ariko ingorane ikomeye ngiye ikintu cyambabaje ni uko Satani we arizi neza. Muri kino gitabo hamwe n'andi gusoma baravuze ngo nyine barakuvuga kwezi bwo mu rugo ngo they are in many respect silent and gradual, but if exerted on the right side they become a far-reaching power for truth and righteousness. Baravuga ngo uburezi bwo mu rugo bukora bucece kandi mu buryo bugiye butandukanye, ndetse ngo bugenda buzamuka ku rwego udahita upfa kububona, ngo ariko iyo bukoreshejwe mu buryo bwiza buhinduka imbaraga ikomeye yo kugeza ukuri no gukiranuka kure cyane. Mbese aho umwana azagera, aho wumva uvuga utari ko buriya ni gute tuzabona ba gitifu batarya ruswa, ni gute tuzabona ba meya leta izaha inshingano ntibayihemukire, ni gute tuzabona abaturage bashishikajwe no gukora tukagira umudugudu utarimo abajura, tuzabigenza gute? Baravuze ngo iyo uburezi bwo mu rugo bukoreshejwe neza bugakorwa ku ruhande rwiza, iyo nzira twavuze ngo menyereza umwana inzira akwiye kunyuramo ukamutoza inzira nziza, ngo ihinduka imbaraga igeze ukuri no gukiranuka kure cyane hashoboka. Noneho hepfo rero bavuze ngo if the child is not instructed right here, mu gihe umwana atigishijwe ibyiza akiri mu rugo ngo yigishwe guhitamo neza, Satan will educate him through agencies of his choosing. Ngo Satani na umwana namuka atigishijwe neza mu rugo, ngo Satani azamwiyigishiriza amurere amutoza uburere binyuriye mu mahitamo y'ibikoresho Satani azakoresha. Urumva ko ababyeyi navuga ngo barugarijwe, bafite inshingano ikomeye, kuko mu isi bibi byo birahari. Mu gitabo cy'imigani ya Kristo bavuze ngo ntabwo ikibi bikeneye ko bakibagarira, ntabwo kibagarirwa cyo kiramera, ifumbire ihari cyangwa idahari kiramera. None agira ahantu mu mirima isanzwe ari ibiharabuge, hari usanga ibitovu byaho byarakuze amahwa ashinyitse, ariko uzatera ibishyimbo rero. Ukurikije amagambo y'uwo mwanditsi ariko twereka neza yuko uko byamera kose umwana ararerwa. Iyo atarezwe n'ababyeyi, iyo batamwitayeho bamurerera Imana, Satani nawe araza akamwirerera kandi agakoresha ibikoresho aba yarateganyije by'uburyo bunyuranye. Urumva rero ko iyi ngingo ababyeyi bakwiye kuyitaho cyane, bakamenya ngo uburezi bw'abana bacu buratureba, kandi tugomba kubarera kugira ngo bazagire umusaruro. Mu gihe tutabikoze, yaba wenda bamurekaga akabaho atarezwe, yazakora akirera, ariko mu gihe batamureze Satani ngo ahita yohereza abarezi be akamwigisha. Nibwo usanga umwana bagaburiye, bamuguriye imyenda, bamuhaye ibyo kurya, ariko akanywa urumogi, kuko ntago akeneye ko umubyeyi azamubwira amubwire ngo mwana wanjye rero buriya nubwo nari nyirirwa ku kazi uzajya mu gihe ntabwo hari ibyo kurya uzajya unywa urumogi. Nta mubyeyi wakwigisha umwana we ngo wa mwana we rero uzajya utaha saa 5 z'ijoro urira uzerera urare mu kabari, ntawe ubyigisha. Kuko nigeze kumva n'umugabo tuganira mu minsi yashize ari kuvuga ukuntu inzoga zamubase, aravuga ngo ngewe inzoga ndazinywa ariko umwana wanjye sinatuma anywa inzoga, anazinyweye namubaza ngo kubera iki, kubera yuko yarabizi yuko zamugizeho ingaruka. Rero nubwo inzego z'ubuzima zigiye zikora campaign n'inzoga z'ubuyobozi zikavuga ngo inzoga ntabwo ari iz'abato, nta muntu wundi wakabaye anywa inzoga aramutse ashyizemo ubwenge, ahubwo nuko nyine bashaka kugira ngo babarinde wenda nibazajya kureguka bazareguke zitarababasa. Ariko ibyo bintu bibi ushaka kurinda umwana bimurinda ushyizemo umwete, kuko nutamurinda ushyizemo imbaraga Satani arari kugira ngo abimwigishe. Icyo rero tukwiye kwibaza, ubwo twabonye ko uburezi bugomba guhabwa agaciro mu muryango,
kandi tukabona yuko uburezi Imana yarabutegetse ni itegeko kutarera n'icyaha kandi umuntu azabazwa uretse no kuzabibazwa n'Imana iyo utareze umwana byange bikunde ubuzahura n'ingaruka zo kuba utaramwitayeho. Ahubwo twakwibaza ikibazo kivuga ngo none wabwirwa n'iki ko umuryango runaka wahaye agaciro uburezi. Umwana rero ikimubona kuko uriya uko umuntu ameze aravuga ngo umuntu agezwe n'ibice bitatu, ni umubiri uko ugaragara nyine ibyo bita ngo ni physical, akora mu gihagararo, akora mu bitekerezo, agakora no mu bijyanye n'imico cyangwa se imyifatire, ibyo bita ngo ni croissance morale, nyine agakora ku buryo ubona indangagaciro afite zijyanye n'igihe afite n'imyaka afite, ku buryo uvuga rero nkurikije uko bimeze, ku buryo umuntu ukuganira n'umuntu akubwira ati rwose mvuye mu rugo nta muntu uhari, bati se nta muntu, sinzi ko ufite abana ra, dufite abana, umwana w'imyaka 25, tinese kuvuga ngo nta muntu uri, umuntu wese ko navuye ntatetse, ari umukobwa akavuga ati afite umukobwa w'imyaka 20 mu rugo, bati navuye ntatetse, amwe abana barabwirirwa, nta kindi kintu akubwiye uhita wumva ko umuntu afite ikibazo. Uwo mwana yasize mu rugo, umwana w'imyaka 20 udashaka kwita kuri barumuna be, ubwo bisobanuye iki? Cyangwa se ukabona ko umuntu wenda uramubonye ukimubona iyo afite ibibazo mu mutwe, iyo ari ubwonko budakora neza, ari ubumuga yagize cyangwa se ari uburwayi, ari ubumuga bwo mu bwonko afite, icyo gihe hari igihe umuraba gutyo ukabibona. Ariko hari umuntu uba ari mu rugo urebye mu busanzwe bavuga ati nta kibazo afite, ariko umutimanama umeze nk'udakora. Ushobora kuba wabona akora ariko bitewe na bwa burezi twabonye turi buze kureba, kuko bavuze ngo ni ukumumenyereza, kandi na kenshi iyo bavuze kumenyereza umuntu ntabwo ari ukumubwira ngo umutungire urutoki, ahubwo ni ukujya imbere akagukurikira. Kumenyereza umuntu ni ukumwereka uko ibintu bikorwa ariko nawe uri kubikora. Kenshi na kenshi rero ababyeyi bajya birengagiza icyo kintu, ariko nk'uko twabonye ko uburezi ari ubw'agaciro bufite n'agaciro, igihe cyose gahunda yo kurera mu muryango itahawe agaciro kandi ikaba idafite umwanya, icyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko nta gaciro uburezi bufite mu muryango. Ariko umuryango wahaye agaciro umwanya w'uburezi, ababyeyi bakaba bafite umwanya wo kuganiriza abana, wo kubatoza, wo kubigisha, wo kubamenyereza, wo kubacyaha, bakaba bagira gahunda yose ishoboka yo guhana abana. Igihe cyose mu muryango babonekamo ingingo nk'izo ngizo, biba bigaragaza ko umuryango wahaye uburezi agaciro. Ahubwo icyo twakwibaza ni ikintu none ko imibereho igoye, bibaye ngombwa ko umwana mutari bubone igihe cyo kumushyiraho, ariko mukavuga muti twamushyira mu ishuri hariya akazajya ahirirwa agataha nimugoroba, igihe muziye mukanasanga abana bararyamye bugacya mujya mu kazi, ariko umwana bakamufata neza ku ishuri akiga. Uburezi se ntabwo tubavuga ko buri gukorwa, hari ikibazo cyaba kirimo. Uba ubwohereje ku ishuri ugafata umwana akavatira umwana, imibereho turiho iragoye. Kavuga uti rero nkurikije uko imibereho imeze n'amashuri ari kunsaba amafaranga ko ahenze cyane, birasaba kugira ngo abana bagende bajye ku ishuri, bajye baba aho ngaho, tuzajya duhura nimugoroba, ariko n'uwo mugoroba ukajya usanga abana baryamye basinziriye, ukabyuka ujya mu kazi ugataha usanga baryamye, ariko ku ishuri abana bari kwiga neza nta kibazo, umuntu atari kuza neza. Ngira ngo ubwo burezi ahari bamwe bajya bavuga ko bwaba butunganye bukwiriye, nta kibazo bwaba bufite. Aho haba harimo kwibeshya, kubera yuko uburezi twebwe turi kwitaho ni ubwo mu rugo. Buriya ku mashuri bakora instruction cyangwa se batanga ubumenyi. Ufata umwana akamushyira mwarimu, umwana utaruzi gusoma, mwarimu akamwigisha inyuguti, wenda nko mu Kinyarwanda tugira 24, mu Cyongereza ziba ari 26, ariko no mu Gifaransa ndo barikoze bimeze, ariko bimeze bakamwigisha Igifaransa, bakamwigisha Icyongereza, bakamwigisha imibare, bakamwigisha ibinyabuzima, bakamwigisha ikoranabuhanga, bakamwigisha ibidukikije, bakamwigisha ubumenyi bw'isi. Urumva ko bari kumwigisha, ariko iyo mbaraga
mu mibare bamwigishije, mu nyabutabire bamwigishije, mu rurimi bamwigishije, ntabwo bamwigishije kubaha, ntabwo bamwigishije kugira urukundo, ntabwo bamwigishije guhitamo ibyiza, kuko twabonye ko ngo iyo uburezi bukoreshejwe neza bwo mu muryango nibwo buhinduka imbaraga ifasha umuntu guhitamo ibyiza cyangwa ibibi. nta nubwo bamwigishije gukora imirimo yo mu rugo, ntabwo bamwigishije kwita kuri barumuna be, ahubwo ibiramambu cyangwa se ibigoranye ibirushijeho gukomera ni uko abantu bize cyane hari igihe bitiranya ibintu bakitiranya nk'ingingo zimwe zo kuzigama no kutita ku bo bashinzwe. Noneho kubera yuko yigishijwe kubyaza igihe umusaruro cyane, n'igihe yakabayeho umuryango akamera nk'aho atawitayeho. Ubu birababaje kubona umuntu azindukira mu kazi agiye gushaka amafaranga yo kwita ku bana, abo bana bakazamubura, noneho ukabarihira ishuri, amafaranga umuhaye yo kujyana ku ishuri akagenda akayagura ibiyobyabwenge, ukazarwa no kumujyana ku bigo ngororamuco, nyamara warakabaye ifata iminota 15 wenda nimugoroba cyangwa se isaha yo mu gitondo n'iya nimugoroba umuganiriza, umwigisha, umwana akagira icyerekezo kizima. Noneho ubuzima bwe bukaba bugiye kuzashira muri gereza afungwa azize ko amurangaranye. ariko mu by'ukuri iki kintu abantu bakwiye kugitekerezaho cyane, kuko ni ikibazo gikomeye cyane hanze aha ngaha, aho usanga ubyaye abana mukabana, ukabashakira rasiyo, ukabahahira, mu byo bigeze ubahahira nta tabi ryabaga ririmo, ariko wazajya kubona ukabona umwana wawe yabaye mu ntwara umugi, wazajya kubona ukabona umwana wawe bamwoheje mu bigo bigorora umuco, mbese ukibaza ugasanga mu by'ukuri kuki icyo kintu ababyeyi badakunda kugitekerezaho cyane. Ugasanga mu by'ukuri umuntu ari kuvunika ashaka ibintu, ariko bari kubashakira ntabwo bafite ubwenge bwo kuzabasha kubicunga neza. Ibyo rero birakwiriye ko abantu bongera bakabitekerezaho ndetse bakabifatira n'umwanzuro n'ingamba, kuko abana batarerewe mu rugo iwabo ngo bakorane umuco, bakorane ikinyabupfura, bakorane indangagaciro nzima zo kwiyubaha, zo kubaha abandi, bijya bituma bigera igihe nubwo baba baroherejwe muri ayo mashuri, bijya bigera igihe ariko ugasanga baba ababyeyi babo, baba n'abandi, cyaba n'igihugu cyabatanzeho n'ibindi byinshi, ugasanga nta musaruro babonyemo. Aho niho ujya usanga umuntu ashobora kuba yakwifuza guhembwa menshi, ariko akazi akora ari gakeya. Ntabwo rero yahinduranya akazi ariko ari gushaka agahemba menshi, ariko nawe ubwe n'umutima wazi neza yuko umusaruro atanga utagize utakwiriye. Ahanini cyane rero biba byaraturutse ku mpamvu z'iki, ku mpamvu zo kuba batarezwe hehe mu muryango. Rero muri kino gitabo baravuze, muri cya gitabo ndi kuvuga cyitwa Child Guidance, ni igitabo nawe yanditse kivuga ku burezi. Yaravuze ngo uburezi bw'abana cyangwa se gutoza abana ni agace k'ingenzi, cyangwa se ni umurimo w'ingenzi cyane mu migambi y'Imana, mu murimo Imana yahaye umuntu. Umurimo wo kurera abana ni umurimo w'ingenzi cyane. Yavuze ngo the training of children constitute an important part of God's plan for demonstrating the power of Christianity. Mu kugira ngo mu kwerekana ubukristo, mu gusobanura ubukristo bushyizwe mu bikorwa, harimo umwanya w'ingenzi wo gutoza abana no kubamenyereza. A solemn responsibility rests upon parents to train their children that when they go for in the world they will do good and not evil, and to those with whom they associate. Ravuze ngo ni inshingano yihariwe n'ababyeyi bonyine gutoza abana babo, kugira ngo ubwo bazaba bavuye mu rugo iwabo, mu miryango yabo, bagiye mu isi mu bice bitandukanye, bazagende bafite imbaraga yo gukora ibyiza atari gukora ibibi, ngo babikorere abo bazaba bahuye nabo. Urumva ko iyo nshingano y'ababyeyi iracyakomeye. Cyagiye twanje kwibaza ngo mbese Imana yarabitegetse, ariko hano tubonye ko bigize umugabane w'ingenzi mu muryango, ku buryo bivuze ngo
reka nshaka amafaranga kuko amafaranga ni ngombwa nubwo hari umuntu ari igitabo kimwe kiza kuvuga ngo raja etemari necessaire ni ikiba ariko gikenewe amafaranga arakenewe nk'igikoresho kugira ngo tubashe gukora ariko abana baruta amafaranga umutungo umuntu aba afite wa mbere ni abana yego uyu muntu agomba kubarera abantu benshi bagera mu gihe cyo guhabwa pasiyo abana babo ariko batangiye gukora cyangwa se bamaze kugira mu gihe imirimo yabo itangiye kubyara inyungu none iyo wabareze neza ni nabwo babasha kugucungura indinde zikaba ebyiri koko hakaba harabayeho ndinda mama na ndinda mwana wanjye ikaba ariko wizigamiye imbaraga nzima utarizigamiye zo kuzashaka uburyo zaguhitana kugira ngo zirye imitungo yawe kuko ababyeyi benshi iyo amaze gusaza abana batarahawe uburere buzima abana igihe umubyeyi amaze kunanirwa atagifite imbaraga baba bari guhiga uburyo bamwica kugira ngo bazungure ibyo yari atunze urumva uyu ni umusaruro mubi wo kuba abantu batarezwe neza rero ibyo wareberaho kugira ngo urebe ko umuryango habaye uburezi bwiza ibintu bitatu ugomba kurinda umwana bwa mbere ni ukumurinda ubunebwe ni ukumurinda ubujura ni ukumurindira inyoma kumurinda ubunebwe ukamurinda ubujura ukamurinda inyoma kuko ibyo bintu bitatu iyo umaze kubirandura mu mwana ubwo iyo umurinze ubunebwe uba umurinze ibyaha nibura hafi ya byose igitabo kimwe ndumva cyitwa uburezi baravuze ngo amaboko adakora barabona kino izi zateriye bajya bacuriramo ibikoresho byo gukora ibindi bintu yego baravuze ngo amaboko atari gukora cyangwa se intekerezo zitari mu kazi niyo workshop cyangwa se niyo atelier satani acuriramo ibyaha iyo umuntu atafite icyo akora iyo umuntu adafite icyo akora kandi icyo nicyo cyaha cy'ubunebwe mu gitabo cyitwa ndubari twebwe n'abana bacu bo baravuze ngo mu burezi nako ngo mu byaha Sodomu ishinjwa ni mu bihamya bavuze ngo mu burezi mu icyaha cya Sodomu ubona ko duteye dusoma ngo Sodomu niwo mujyi Imana yarimbuye iwuhoye ibyaha byawo bakavuga ngo harimo ubutinganyi harimo n'ubugizi bwa nabi n'urugomo n'ibindi byaha ariko ngo icyaha gikomeye cyabaye intandaro y'ibyo byose ni icyaha cy'ubunebwe ni ukuba inkorabusa kubera yuko Sodomu yareraga babonaga umusaruro batavunitse noneho kubera uko kumva bakungahaye bakiyicarira bagahimba ibyaha kugeza ubwo batangiye abagabo bazunuswa abagore batangira kumva bashaka gusamba n'abandi bagabo uribuka ko na Ruti yababwiye ngo aho kugira ngo mukore kuri abashyitsi mfite abakobwa batigeze baryama n'abandi bagabo reka mbabahe mu magiro ko mushaka bati ntabwo dushaka abakobwa turashaka abashyitsi abagabo none ko hari ahantu abantu baba bafite ubuzima ahantu babesheje ubona n'imirimo igoye abo ngabo ababyeyi babyifatamo bate kugira ngo umwana azakore akunda imirimo akora byagenda bite ku bantu batuye mu mijyi ku bantu mbese ahantu ubona ibikorwa by'amaboko bigoranye byagenda bite hari navuga ngo ni ubujiji cyangwa se uburwayi abanyafurika cyane cyane dufite tukumva ko gukora ari nk'icyago cyaduhagurukiye ariko ntabwo umuntu iyo akize ubukene aba akize gukora yego ku buryo usanga mu rugo umuntu afite abakozi batatu uwumesa uheka uwoza umwana n'uteka ubwo hari n'igihe aba afite n'ushinzwe igipangu noneho ubwo ugasanga abana guhera kwiga muri garidiyene kugera wiga muri kaminuza hari ushinzwe kubamesera hari ushinzwe kubatekera hari ubwo uteka akanoza ibyombo hakaba hari ushinzwe amasuku wenda ari nawe ukora mu gipangu no mu busitani noneho umwana akaba ari aho ngaho ntazi guteka ntazi kumesa nta kintu azi mu by'ukuri ashobora gukoresha amaboko ubwo agakura atereka inzara akaba yarangiza kwiga akarangiza kaminuza hari igihe nigeze kumva inkuru numva irambabaje atateka umukobwa akaba atamenya no guteka umuceri umukobwa yagiye kwiga muri segonderi ari mu kigo cy'abihaye Imana noneho agenda ataramenya kumesa muri wikendi
iwabo bakohereza imodoka ikagenda igafata iniforume zo munyeshuri n'amashuka zikabizana mu rugo, umukozi akabimesa bakabisubizayo. Ubwo yazaga izanye ibyo azakoresha mu cyumweru gikurikiyeho, ikamuhereza bimwe bakamuhereza ibindi. Ariko se dushyize mu nyurabwenge, uwo muntu wenda tuvuge nubwo hari amafaranga iwabo, kubaho ubuzima budashobora kwimesera n'imyenda y'imbere, ubwo ni ubuzima? Ikiyo niyo mpamvu nyine turi kuri ako kagingo kavuga ngo none ni iki cyakubwira ko umuryango runaka. Ibyo rero ibyo ngibyo nandi kugira ngo ndatwitse kuri ako kagingo kitwa imirimo, kubera yuko ni kimwe mu bikoresho Imana yifashisha kugira ngo irinde abantu. Muri kiriya gitabo cyitwa Twebwe n'Abana Bacu baravuze ngo mu isi ikintu kibi kurusha ibindi byose umuntu yahabwa no kubuzwa gukora, kuko baravuze ngo abanyabwenge bo mu isi n'abanyamategeko baragenzuye basanga umuntu wakoze ibintu bibi muri sosiyete, ikintu wamukora ukaba umwemeje ari ukumubuza gukora, nibwo bahimbye gereza. Kubafunga umuntu buriya ufunzwe mu mudendezo afite, agomba kuvuzwa, agomba kugaburirwa, agomba guhabwa ahantu hatekanye, agomba guhabwa izindi serivisi zose n'imyambaro. Unagibara ko nubwo wenda bahereza iniforume ariko arabyemerewe. Agomba guhabwa amakuru, bakagiramo televiziyo na radiyo bumviraho amakuru, bakamenya aho isi igeze, ariko batemerewe kubigiramo uruhare, kubera yuko ntabwo baba bemerewe gukora. Icyo rero ngo nicyo gihano babonye gikomeye kurusha ibindi byose ushobora guhereza umuntu. Noneho rero ingingo yo gukora, n'abantu bazi ko babona ko bafite amafaranga, be kumva yuko kuba abana babo batari gukora, batigishijwe imirimo, aribwo baguwe neza. Bashobora gutekereza ko baguwe neza, ariko ni kamere iguwe neza, kubera yuko ibyaha biba bibonye ifumbire, cyangwa se biba bibonye uburyo bwo gukura byihuse, bikidagadura kuri abo bana. Ariko muri cya gitabo mu burezi, reka ndeba aya magambo, baravuze ngo amaboko atari gukora n'intekerezo zidafite umurimo nizo zitwa workshop ya Satani. Aho ngaho wenda ku bantu babizi neza, iyi ruswa cyangwa se ibita corruption mu Cyongereza, cyangwa se bribe, igira amazina ashobora kuba arenga 30, ku buryo abantu barwanya ruswa hari aho bagira ukumva bayise ngo ni ikiziriko, bandi bakayita bayimbira amazina bijyanye n'urwego rwose rushaka kurya ruswa. Ibyo byaha, ubwo buryo bwo guhisha ibyaha bwose buhimbwa n'intekerezo zitari mu kazi, kuko uri mu kazi yashinzwe gukora, yatumwe, ntabwo yabona umwanya wo kujya guhimba ibyo byaha. Noneho icya kabiri cyo kureba ni ukumenya ngo uyu mwana ntiyiba. Yego, niba umwana yiba, menya ngo uburezi ntabwo bwagenze neza. Niba usanze umwana abeshya, menya ngo uburezi ntibwagenze neza. Niba usanga umwana ari umunebwe cyangwa se atari umunyamwete, menya ngo uburezi ntibwagenze neza. Rero ngira ngo aho ngaho nicyo kintu, ibyo bipimo wareberaho, kuko nk'iyi ngingo wenda yo kubeshya ushobora no kwivugaho, ariko ikinyoma nicyo kintu cyangirije isi kurusha ibindi byose, kuko kubeshya byo ubwabyo baravuga ngo umwana mwiza ntabwo akurwa urutozi. Ariko iyo tugeze ku kintu cyo kubeshya, hari igihe tuvuga ngo abana barabeshya, ese uyu mwana yabigenza ate, yabikuye, ariko ugasanga n'ababyeyi ubwabo barabigizemo uruhare. Dore ko isi duhagazemo, duherutse kuba turi mu modoka turi kugenda ahantu, umuntu abaza undi ati ese uri hehe, amubwira ahantu hahabanye n'aho twari turi. Abantu batari ko telefone z'ubu zirabeshya, ariko ntabwo ari telefone zibeshya, ahubwo n'abazikoresha. Rero ababyeyi iyo baba bagomba kuba abanyakuri. Abo bana banyu mwiriranwa, mwicaranye, muri kumwe, muganira, iteka ryose. Iyo ubeshye, niyo wabeshya gatoya, umwana we uba umuhaye isomo azimenyereza kandi rigakura. Birahagije kuba umuntu aguhamagaye
akubaza niba uri mu rugo ngo aza kurebe, warangiza kuri telefone ukabwira abana ati simpari, tugenda umubwire ko ntahari, cyangwa ukomanze ati uwo muntu uje kunshaka mubwire ko ndahari. Abo bana mu by'ukuri ubabibyemo icyo kintu cyo kubeshya. Kandi umuntu w'indimanganya, umuntu w'umujura, umuntu udashaka kugira icyo akora, mwene uwo muntu aba ateye icyangiro muri sosiyete. Birakwiriye ko abantu baha agaciro uburezi, bakaba bafite igihe bakigisha abana babo, bakabatoza, bakabamenyereza, kandi nk'uko twabibonye kubamenyereza ntabwo ari ukubabwira, ntabwo ari itegeko, ahubwo ni gukora bakakureberaho. Niba mu by'ukuri uri umubyeyi, nawe ubwawe ukaba uzi ko gukora byabaye nk'icyaha kuri weho, kandi mu by'ukuri gukora ari umugisha, ni umugisha, kuko ni itegeko Imana yahaye abantu muri Edeni ko bagomba gukora. Ubwo rero kiba kibaye ikibazo gikomeye cyane. Mu byo abantu bakwiriye gutoza abana babo, bakwiye kubatoza imirimo, agakora azi imirimo. Igitabo mfite ahangaha cy'urugo rwa Gikristo, niho hari amagambo havuze ngo abantu b'abagabo bafite ubutunzi bakomeye bajya bagira amakosa akomeye cyane, maze ngo ibyabahesheje ibyo butunzi bakabirinda abana babo. Ugasanga umuntu yabayeho akora ataruhuka, yihakuya, agenda arundarunda, avunika, adasesagura, ariko yarangiza kuko amafaranga yamaze kuba menshi agahindura abana b'insesaguzi. Ibyo rero kuba ari ukurera umwana nabi cyane, ahubwo umwana aba akwiye kurerwa, ubwenge bwe ukabwubakisha icyo kintu, wazarangiza ukaba uzi neza ko n'igihe byaba bibaye ngombwa ukaba utakiriho, wa mwana wamuhaye impamba izamuherekeza kugera ku iherezo nk'uko mu migani atubwiye. Urumva ko uburezi ni ngombwa. Buriya hari n'igihe njyambona nkumva kirashekeje kubona umuntu, urabona ko nk'umuntu ufite dogitora mu mashuri asanzwe wagiye akiga akaba dogiteri cyangwa se akaba professor, iyo arangije avuga ati rero mwana wanjye, kugira iyi dogitora kugira ngo nyitunge narayivunikiye, natereye muri primaire nyira no muri gardienne bagashyiramo umwete. Ariko mu mirimo isanzwe, umugabo wahereye wenda ku gucuruza ubunyobwa, wahereye ku gucuruza utuntu tworoheje, wahereye ku gucuruza imbuto, akaba afite ama etaje, ntabwo ashaka ko umwana wazanyura muri iyo nzira, ntabwo abishaka. kandi wenda ingorane ikaba iriho, akaba atanashaka ko akomereza aho ngaho. Wenda ngo avuge ubwo menyereye gucuruza, reka ntangire njye mujyana, amenye uko bakira umukiriya, amenye uko bakora business plan, amenye uko barangura, amenye uko bacuruza, amenye uko baganira, bashaka amasoko, ngo abimutoze hakiri kare. Wenda uwo mwana azakure yamuraga iyo business ngo ayikomeze, ahubwo ni ukumusiga yicaye kuri televiziyo ari kureba ibintu byo kwirirwa bahirimanga, babyina, ibintu bidafite 12 bitazagira icyo bimufasha mu buzima busanzwe no mu Kristo, byose bitazagira icyo bimumarira. Ubwo akishyura ibintu byo kuza kwica intekerezo z'umwana we. Kino gitabo ndi gusoma naravuze ngo bavuze ngo intekerezo n'amaboko bibereye aho ngaho ni workshop ya Satani. Yaravuze ngo ni mu cyigisho cy'uburezi, mu gitabo cy'uburezi icyigisho cya 20 baravuze ngo it is on diseased lifeless organism that finds roots. Uruhumbu cyangwa se urubobi, uruhumbu rufata ku kinyabuzima kidafite ubuzima, cyarwaye cyangwa se cyapfuye. Mbese fata nk'ikiribwa iyo kimaze kubora, iyo kidafite ubuzima cyangwa se cyangiritse, nibwo kizana uruhumbu. Noneho baravuze rero, batanga icyitegerezo ngo it is the idle minds, mu intekerezo zidafite akazi, that is Satan's workshop. Intekerezo zidafite icyo zihugiyeho, zidafite icyo ziri gushakashaka, zidafite ikintu ziri gusoma, nizo Satani acurira mu ibyaha. Rero abantu bashaka ko abana babo ibitekerezo bazagira ari ukwibaza ngo mbese ubu ngubu ni gute twakongera umusaruro wenda w'ibishyimbo ko ari byo duhinga, ni gute twakongera umusaruro mu iduka ry'iwacu, akaba ari byo bintu bimushishikaje.
umwana agakura ubona yuko niba ari nk'ufite ari kwibaza ukuntu inka zanyu zageze zibyara inka ebyiri ku buryo niba ihaka atekereza ukuntu yabigenza zikajya zibyara ebyiri gusa. Urumva iyo nyungu niba inka yawe yabyaraga imwe atekereje ukagira amahirwe akabigeraho akabivumbura uburyo yajya bigenza inka zikabyara ebyiri, urakumva ko umusaruro waba wikubye kabiri. Mu gihe nutamuha imirimo ahubwo azatekereza ukuntu yajya azigurisha cyangwa akagitekereza ukuntu yajya azica. Hari abantu bigeze kumva mu miryango imwe n'imwe aho bakoresha inyama, umwana ngo abonye ihene ngo kari nk'akavido bakoze, umwana agenda abwira papa we ngo ariko ndikumva nkumbuye inyama z'ihene. Yari nk'agakuru gahimbano, ariko ihene yabo yari iziritse inyuma y'igikari mu mbuga. Umwana asohotse ihene ibaye nka yakamubwiye ngo numeshe ubwibanyu ngo kumbuye inyama z'ihene, ubu nagusekura. Aho kugira ngo umwana abeho ibitekerezo bye bifite imyumvire yo gushaka kurya imitungo ihari no kuyikonsoma no kuyikoresha nabi, ahubwo umwigishe ku buryo intekerezo zibaho zishishikariye kuyongera no kuyikuza kugira ngo bize kuzagira umusaruro nawe azabasha kugira aho yigeze. Ariko niko bimeze kuko igitabo kitubwira yuko igitabo cy'urugo rwa gikirisitu ko guhera ku myaka 8 buri mwana wese agomba kugira uruhare ku mirimo izana inyungu yo mu rugo. Ntabwo byari bigoye ko umwana kuri iyo myaka ajya ku meza akarya mu bwenge bwe nawe adafite ikintu azi yakoze cyazana inyungu muri urwo rugo. Niba yogeje amasahani, niba yakupakuvye ibyatsi, niba yateguye ka jaride, ubwo bari kuvuga ati ya mafaranga yagahawe umukozi ko bisa kose nanjye nayinjije mu rugo, uyu munsi ntabwo yasohotse. Rero ibyo birakwiriye, ariko icyo mbona twagombye kurebaho ni kimwe, none ko mu muryango hari umugabo n'umugore nk'ababyeyi, ubona uburezi bushinzwe cyane kandi benshi bakaba batajya bakunda kubimenya. Ari nayo mpamvu usanga ababyeyi bahabwa imirimo myinshi cyane ibazingazinga bakayihugiramo, ku buryo kubona umwanya wo kurera abana biba bigoye. Ntabwo abantu benshi bazi ko umubyeyi w'umugore afite inshingano ikomeye cyane mu mirererwe myiza y'abana. Ku buryo muri iki gitabo cyitwa urugo rwa gikristo ku ipaji yacyo ya 225 baranditse bavuga ko byakabaye byiza ko buri mugore wese azirikana ugukomera kw'imirimo n'inshingano ze, kandi akanazirikana ingororano azahabwa nazikiranukaho. Umubyeyi w'umugore afite inshingano ikomeye cyane kandi inaremereye. Icyakora n'ingororano arazifite zikomeye azahabwa naramuka akiranutse kuri izo nshingano. Umurimo w'umugore yawuhawe n'Imana kugira ngo arere abana be mu kumenya Imana no kuyoborwa nayo. Urukundo no kubaha Imana bigomba guhora iteka mu ntekerezo zabo zikiri ntoya. Igihe biri ngombwa kubakosora, bagomba gusobanurwa ko bari gukeburwa n'Imana, yanga ibinyoma, ubuhemu n'ibikorwa byabo bibi. Muri ubwo buryo intekerezo z'abana bato zishobora kujyana umushyikirano uhoraho n'Imana, kandi ibyo bizakora byose ibyo bazakora byose n'ibyo bazavuga byose bizaba ibyo kwihesha icyubahiro. Kandi mu myaka yabo mikuru ntibazaba nk'urubingo ruhungabanywa n'umuyaga mu guhitamo hagati y'ibyo kamere yabo ibogamiramo n'inshingano zabo, bitewe n'uko bazaba barabitojwe n'abo babyeyi. Rero babyeyi nabo bagomba kubimenya bakabisobanukirwa. Iyo umubyeyi w'umudamu mu muryango nta gihe afite ni timetable, mbese ni ingengabihe aba afite, agomba kuvuga ati abana ndabaganiriza, abana nyamenya ibiganiro byabo, ubushuti bwabo na bagenzi babo buhagaze hehe, kugeza igihe hari n'ababyeyi baba batazi n'inshuti z'abana babo. Ibyo ni ikimenyetso cy'uko aba yararangaye. Mu by'ukuri ibyo byose ababyeyi bagomba kubyitaho bakabimenya, bakamenya yuko abana barabavunnye, abana barabagoye, mwabatanzeho byinshi. Icyo gihe mugomba kwemera mukagitanga kugira ngo musoze inshingano, mwe gukora inshingano by'igice, maze amaherezo ukazasanga mwararuhiye ubusa. Umwana yamara gukura
ugasanga ibyo wamuhaye, ibyo wamuteganyirije arabisesaguye. Umwana yamara gukura yaba ageze mu rwe, ugasanga kurwubaka biramugoye. Nta zindi mpamvu zirabura n'izo ngizo zo kuba abantu badaha agaciro uburezi mu muryango. Numvaga rero twakwibaza tuti none mu by'ukuri igihe bigaragaye ko uburezi mu muryango budahabwa agaciro kabwo, abantu bakora iki? Urumva ko inshingano ikomeye yo kwita ku burezi bw'abana, iyo dusomye ibitabo bigiye bitandukanye, ubona ko nibura ku kigero cya 80% iri ku mugore, kubera yuko mama w'abana bwa mbere wenda duhereye no kuza kumenya iremerwe y'umuntu, uburezi bw'umwana mu gitabo cyitwa Uburezi n'Imibereho Myiza bava ko butangira umwana w'umutwite. Niko bimeze. Umwana w'umutwite iyo nyina arakaye, iyo nyina yivumbura, iyo nyina ahangayitse, bimugiraho ingaruka ku buryo umwana ashobora kuvukana indwara z'umutima, noneho akavukana ibibazo byo kwitwara nabi. Hari umubyeyi nigeze kuganira nawe naratangaye cyane, arambwira ati ukuntu uyu mwana wanjye yitwara, yari afite akana kakunda kwiriza, karariraga pe, kakarira kadashonje, nta kintu kabaye, kadakonje. Yari umwana umaze kugira nk'imyaka nk'itatu, urumva ko yari amaze kuba mukuru, asigaye igenda n'amaguru, ariko agakunda kwiriza. Noneho aravuga ati ariko ibintu bajya batwigisha nibyo, uyu mwana uko yifashe nanjye nk'umutwite niko numvaga nimeze, narigenzaga. Noneho arabivuga, aravuga nti se ubu ngubu bwaho ni ubuhamya buyitangiye. Ubwo rero byumvikane ko umwana atangira kurerwa akiri mu nda. Iyo amaze kuvuka ngo mu byumweru nka 3 bya mbere, umwana bundi muri ibyo byumweru 3 nibwo umwana yiga ibyaha bya mbere birimo kubeshya no kurobanura abantu, ngo nibwo umwana abyiga. Noneho umubyeyi atabimenya agatangira kumutetesha kuri ako kanya. Ubwo no kuba atabizi nibwo umwana yiga kurya ruswa, kuko umwana agira ibyifuzo 5, ntabwo aba akeneye kujya gutembera kuko ntabwo yaragira imbaraga, ahubwo arasonza, ashobora kugira imbeho, ashobora kumva uko wamuhetse umubiri we ubangamiwe. Mu gihe wenda umuntu umuntu aheka umwana nabi akumva ari kuvunika, hari n'igihe aba afite ubushyuhe bwinshi cyangwa afite ibitotsi. Urumva ko n'ibyifuzo 5. Ibyo byifuzo 5 ubundi bigaragaza akoresheje kurira ko byose. Ariko umubyeyi uzi kurera aba akwiye kwita kuri buri kintu, akamenya ngo ngiye gusubiza iki, akamenya ngo umwana ari kurira bitewe n'uko ashonje. Ubundi umwana ukiri agahinja, igifu kigikora igogora nibura buri masaha 4, umwana aba akwiye konka, akonka agahaga. Noneho yarangiza ubwo niba yose amaze ahaze, nawe bizi neza ko nta n'amasaha 2 arashira yose, ntago wasobanura yuko ubwo umwana uri kurira ashonje. Kuko niba yose agahaga, kuko wenda hari n'ababyeyi bagira amashaka makeya, umwana ashobora kuba yose ntahage, nibwo dushobora kumwosa nka buri masaha 2, ariko nibura ukamenya ko umwonkeje yarahaza. Noneho ugomba kumenya ko niba adashonje akarira, banze rero yuko ibyo yambaye atabyanduje ngo bari byo biri kumuriza. Icyo kibazo rero ko ubwo gishyize ku ruhande muri 5 byashobora kumuriza, habasigaye 3. Reba ko adakonje ngo wenda aba akeneye gufubikwa. Ubwo numara kubona yuko aho ari nabwo ari navangwa muri comfort zone, mbese amerewe neza nta kimubangamiye, nabwo haba hasigaye 2, nukureba ko afite ibitotsi. Ubwo umenye yuko atasinziye cyangwa se akeneye gusinzira, umushyire muri position ashobora gusinzira. Mvuga kuri akagingo abenda ababyeyi banamenye ko hari aho usanga abana umujya avuga ngo ntago umwana yasinzira itara ritari kwaka. Mu bahanga mu bijyanye n'imirire y'abana bavuga ko
iyo umuntu agiye gusinzira nk'uko umuntu mukuru aramutse agiye kuryama agacana amatara menshi, abantu benshi ntibasinzira. Nk'umuntu mukuru iyo aryamye ahantu hacanye itara, umuntu akabyuka amaso yabyimbye, atarwaye impyiko, nta kindi kintu, nta munyu mwinshi yariye, atari n'ingingo zibitera, ahubwo akagira icyo kibazo bitewe n'uko amaso yari ari kubona urumuri, amaso yari akangutse ariko ubwonko bwo bushaka gusinzira. Ubwo ni byiza ko umwana umenyereza kuryama amatara ajimije, nta bintu bimusakuriza, nibwo abasha kuryama, ubwonko bwe bukaruhuka neza. Noneho ubwo icya gatanu ni ukubanza kureba ko umwana atari kuvunika. Ubwo noneho wamara kubikemura ukamenya ngo niba ibyo byose nta kibazo na kimwe kirimo, umwana ari kwiga ingeso yo kugira ngo azajye kubeshya, wumve ko hari ikibazo afite kandi ntacyo. Urakoze cyane. Yego. Murumva yuko kurera abana ntabwo ari ibintu byoroshye, ndetse ntabwo mu by'ukuri ukurikije iyi nshingano yo kurera, usanga abantu benshi ntabwo bayiha agaciro, ku buryo uko abantu birukira kubaka ingo, uko abantu baruha bashaka ibizubaka urugo, yaba ariko baruhaga bashaka ubumenyi buzabashisha kuzarera abo bateganya kuzashyira mu isi, iyi si ingorane zirimo nyinshi zagabanuka. Noneho rero bigaragare ko kuri iyo ngingo noneho ubu tugeze ku kuba abantu bagomba kumenya neza n'imirererwe y'umwana. Ababyeyi bari bamenyereye yuko iyo umwana arize ahoreshwa ibere, ariko mu by'ukuri ntabwo umuntu urize wese, nawe ubwawe uri umuntu mukuru nubwo amarira batari buze, wajya asanga babaye akavuga ati ibiryo mu nzu birahari, ikikubabaje cyose bati ngwino urye, ntabwo warya, nta nubwo wabyishimira, ntiwanamererwa neza, ahubwo wagira ukagira ngo bamfashe nk'aho ndi umunyenda nini. N'abana rero niko bimeze, ntabwo umwana uko arize ahoreshwa ibere, oya, ahubwo umwana iyo arize ureba igitumye arira akaba ari cyo ukemura. Wasanga nta kibazo afite nk'uko tubibonye, ubwo akaba atangiye kwiga ububandi, atangiye kwiga uburyo azajya akubeshya, kandi koko niko bijya bimera. Hari abana baba bameze batyo, bamushyira mu buriri agaceceka, wamuva iruhande ukumva ararize, ntashonje, nta mbeho afite, aryamye neza, ubwo bwa bubandi buba bwaratangiye kumukomerera. Rego wenda reka tubabwire kuri ko wenda iki kiganiro kizarebwa n'ababyeyi cyane cyane. Iyo umwana ashonje arira akoresheje inyuguti ya ne cyangwa se nke, ku buryo iyo ahira ukibyumva wumva mu gutangira nk'uko wakwita ku ijwi ritangira, arira akoresheje ijwi rya nke. Noneho iyo iki ni igihe umwana aba ashonje, biterwa n'uko ingingo z'umubiri zikoreshwa mu gihe umwana ari konka. Ubwo iyo nka ururimi ari uko rufashe, nava ngo ni kwishenye. Uko umuntu avuga nka niko umwana iyo nka nawe ameze. Noneho iyo umwana ari kumva akeneye akuka, mbese ari ahantu yumva afite nk'igishyirane cyinshi, nibwo arira akoresha inyuguti ya he, ni ni uko nguko umwana arira. Noneho iyo akeneye gusinzira arira ahereye ku nyuguti ya o na wa, ni o cyangwa se wa, nibwo ubwo icyo gihe uhita ubyumva. Noneho iyo afite nk'ikibazo mu nda, ni nk'igihe wenda wamuhetse ariko atashakaga guhekwa, mu gihe ari kumva ari kubabara mu nda, wenda amuhetse akimara konka, nicyo gihe arira akoresheje inyuguti ya iya. Ukajya mba ari kuzamo n'ibintu bijya kumera nk'amakaraza. Noneho iyo akoresheje he, ni mu gihe noneho aba ari kumva aho ari, ni nk'igihe hari igihe aba yihagaritseho, cyangwa se ibyo yari yambaye yabyanduje. Ubwo ni bya bintu za nyuguti eshanu cyangwa se ya majwi atanu twari tubabwiye ugomba kumenya. Noneho ukamenya ko uko umwana agenda akura, amenya uko mama we ahumura, yaba undi muntu umuteruye akumva ko atari we akarira, nyina yazamuterura umwana agahita ahora.
urumva ko namwe muri ibyo bibazo bitanu nta na kimwe bafite, ahubwo ariko ko umwana mukuru avuga ngo ntabwo nasigara mu rugo agashaka kugukurikira. Noneho iyo utangiye kujya, iyo ashaka kugira ngo umuhindurire ibyo yari yambaye, wowe ugahitamo kumuha ibere, nibwo umwana we utangiye kumuha ruswa, kuko ruswa ni ibintu byose umuntu ariye atarabikwiriye, ku buryo abantu bazajya kubaka inzu ahantu hatemewe bakakubwira ati reka twubake hano hantu nubwo amategeko atabyemera tuguhereza 10,000. Yumva se ko ari ruswa uri kwanga kubimubuza, ariko namara gukora hari igihe uzamugemurira bamufunze, bikazatuma bahora umushomeri cyangwa se ari imfungwa azize yuko wanze kumutoza akiri agahinja ngo amenyere. Rero reka tubabwire ngo inshingano yo kurera ntabwo igarukira mu muryango gusa, ntabwo kurera ari ukohereza umwana ku ishuri gusa, ntabwo kurera umwana ari kumugurira ibyo kurya gusa no kumugurira imyambaro no kumukorera aho kurara, ahubwo kurera ni gukora ibi byose, ni ukubuza umwana ubujura, kumubuza ibinyoma no kumurinda ubunebwe. Ibyo ngibyo nibyo bintu bya mbere uba ukoreye umwana, kandi ndagira ngo wenda ikiganiro cyacu kiri kugenda kigana ku musozo. Icyo dushaka kongeraho ni ukugira ngo noneho nabwo bamenye yuko muri uko umaze kubarangira uburyo amarira y'umwana afite n'ibiyatandukanye n'amakene baba bafite, ni uko umwana imico uzamuteramo uyitangira atararenza imyaka 3, ari uruhinja. Noneho akandi kantu wenda umuntu yagomba no kumenya ni uko abajya kurera, mu gitabo kimwe aravuze ngo kurera ni ukubwira umwana ngo mera nk'uko meze. Aha ngaha ni naho dosiye yo kurera iremera kurushaho, kubera yuko hari umuntu umwe yigize kuvuga ngo nta mbeba yakwigisha inyoni kuguruka. Ntabwo wabwira umwana ngo natungane nawe byarakunaniye, kuko nk'abarera ingimbiho igitabo kimwe cyaravuze, baravuze ngo numva ari ingimbi n'ababyeyi bazo, baravuze ngo ingimbi ntabwo zumva, ingimbi n'abangavu ntabwo amatwi yabo yumva, ngo cyakoze amaso yabo abakangukiye kureba ibyo umubyeyi araza gukora, ngo kugira ngo uvuge bakumve bakwihorere, ariko nukora bakurebereho, igihe nikigera bazagukurikira noneho bakore nka kwa kundi ujya ukora. Rero uyu ni wo dushaka kugira ngo dusoreze ikiganiro cyacu, twaganiraga ku ngingo itubwira ngo agaciro k'uburezi bwo mu muryango. Tukiri kuri kariya twavuga ngo igihe umuntu asanze uburezi butarahawe agaciro yabigenza ate, cyakorwa n'iki. Twifuza kugira ngo tubasangize aya magambo, ariko tubwira ngo urufatiro rw'imico rushyirwaho mu myaka 3 ya mbere. Ababyeyi ntimugacikwe n'amahirwe yo gutoza abana banyu mu myaka 3 ibanziriza ubuzima bwabo. Wibemera kuyoborwa n'ubushake bwabo n'ibyo bifuza. Umugore agomba guhora atekereza ku mwana we. Imyaka 3 ya mbere ni igihe cyo kugonda umwumba w'igiti ukawerekeza. Abagore bagomba gusobanukirwa ko kino gihe ari icy'agaciro gakomeye, nicyo gihe cyo gushyiraho urufatiro rw'imico. Niba ibyigisho bya mbere bitaragize umusaruro nk'uko kenshi bigendekera bamwe, ngo bizanire abana banyu ibyiza bya none n'ibizahoraho kandi bagira abakristo, shaka uko ukosora amakosa bakoze. Niba warategereje ko abana bawe bagira imyaka 3 ngo nibwo uzatangira kubigisha kwitegeka no kumvira, shaka uko ubigisha ubu nubwo bizakurushya cyane. Nta mpamvu rero yo gucika intege, nubwo abantu baba baratereye iyo, ariko bakaba bagira amahirwe yo kongera kumenya ko buryo uburezi ari bwo bugomba guhabwa agaciro mbere y'ibindi byose. Nibatangire, bizabavuna ariko bizatuma bagera ku musaruro mwiza kandi ukwiriye, dore ko mu burezi bw'abana umuntu wese aba agomba gusenga agafatanya n'Imana, kuko kurera ari ikintu gikomeye. Abantu barera reka tubabwire ngo ntabwo gucika intege biri mu bintu bikwiye kubaranga, kuko usibye ko n'abavuga ngo kwiga no guhozaho, mujya mubona yuko umuntu yiga akagira nk'imyaka 40 akiri kwiga kugira ngo azabe professor, cyangwa se agire imyaka 30 akiri kurerwa. Rero ubwo bimeze bityo, mu gitabo nk'icyitwa Guide de formation personnelle baravuze ngo imico y'umuntu ishobora guhinduka nubwo abagize imyaka 60. Murumva ko kurera bitagomba guhagarara, kuko muri iki gitabo cyo baravuze ngo uburezi bumara ubuzima bw'umuntu bwose. Noneho nk'abarera rero
reka tubabwire ngo ntabwo mukwiye gucika intege, kuko umurimo wanyu ni uw'igihe kirekire kandi n'umusaruro ugira umusaruro by'igihe kirekire, ku buryo utawukora ngo ukorane ubunebwe cyangwa se uwukorane ubute hanyuma bikugirire umusaruro. Tubabwire tuti ntabwo ari byiza ko mufata umwanzuro wo gucika intege kubera yuko wenda inshingano zabagoye, ahubwo ni inshingano ikomeye ariko ishoboka. nko muri Zaburi bavuga, kanze ndebe ko ari 103, kanze ndebe, ndumva ari ishobora kuba ari 125, ariko uwo murongo uravuga ngo abarezi ntibamenye yuko umurimo wabo umara nibura imyaka 12, aho bavugaga ngo inshingano z'urugo bavuga ngo hahirwa umuntu ubaho Uwiteka kuko uzatunganya imirimo y'amaboko ye, niho ntari gushaka ngo abana bawe bazaba nk'uduti twaherayo bagose ameza yawe. Uyu murongo usobanuye ko inshingano zo mu rugo n'umusaruro w'abana umubyeyi abazi yiteze kuzawubona nibura nyuma y'imyaka 12, kubera yuko abahinzi baherayo barayihinga bakayitaho bakayirera, ubwo ikazagira umusaruro nibura nyuma y'imyaka 12. Ni Zaburi 128 umurongo waho wa mbere. Reka dusome nda umurongo wa 3. Aravuze ngo umugore wawe azaba nk'umuzabibu wera cyane mu kirambi cy'inzu yawe, abana bawe bazaba nk'uduti twaherayo bagosa ameza yawe. Uduti twaherayo urumva ko ari nk'ingemwe. Izo ngemwe rero abahinga erayo ingemwe yayo bayirera nibura mu gihe cy'imyaka 11, ngo ku mwaka wa 11 ni bwiza n'uruyange rwa mbere. Ubwo akari bwo ubonye icyizere cy'uko umusaruro wawe uzawubona. Noneho ni icyitegerezo ku barezi kugira ngo batazacika intege. Urumva ko uwacitse intege mu myaka ya mbere dutangira mwadusobanuriye yuko Mose bamureze imyaka 12 abona kuva mu rugo, ariko ngo agiye imbaraga y'uburezi kuko yarakoze, kandi bamugana ibya cya gitabo cyavuze ngo bihinduka imbaraga igeza ukuri no gukiranuka kure. Urumva ko n'ubu turi kuganira kuri Mose kubera umurimo Yakebedi yamukoreye. Noneho rero ababyeyi mwe gucika intege, rero umwana nagira imyaka 12 ukomeze umurere, ntabwo inshingano yo kurera igirangira. Umwigisha mwigeze kumaza ngo n'abasare bari mubajije ngo mbe tuzubaha ababyeyi kugeza ryari, arangira arabasubiza ngo ni ukugeza igihe muzaba munganya imyaka. Kandi icyo gihe ntabwo kiba kizegera kibaho. Umubyeyi nawe ategetswe gukomeza kurera umwana, agakurikirana uburere bwe kugeza igihe umwana azamurusha imyaka. Nubwo uburezi bugenda buhinduka n'inama zigenda zihinduka, wenda igihe amaze gushaka ntabwo ukomeza kumuha amabwiriza, ahubwo umugira inama mu gihe bibaye ngombwa, cyane ko buri muryango ugira uruziga ngo nta wundi muntu wemerewe kurwinjiramo. Ibyo nabyo abantu bakwiye kuba bimenya, kugira ngo ingo zimwe zitazajya zisenywa n'ababyeyi kandi ababyeyi bifuzaga ko abana babo bubaka. Rero reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu. Wenda mbaze ngo ese ubutumwa bwa nyuma mwahereza abantu muri iki kiganiro bacyumvishe ku gaciro k'uburezi ni irihe jambo mwasorezaho? Icyo nababwira ni uko twifashishije Bibiliya mu gitabo cya Luka hatubwira neza yuko Yesu yabyirutse kandi abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu. Yego. Noneho mu gitabo cy'ubifuzwe byose akatubwira mu cyigisho cy'amabyiruka Yesu, akatubwira ko ngo Yesu yarerewe ku bibero bya nyina Mariya. Yego. Ikintu nyamukuru twakangurira abantu kumenya ngo nubwo n'abagabo babishinzwe, ariko uburezi bw'abana, ahazaza heza h'abana buri mu biganza bya ba nyina. Yego. Reka rero abantu nubwo twahamagariwe gukora, tugahamagarwa gutunga imiryango, ariko tujye tumenya neza yuko ikiri imbere kuruta ibindi ni ukurera abana bacu, tukabaha umuco, tukabaha indangagaciro,
tukabarinda ubunebwe nk'uko twabibonye, tukabarinda ibinyoma, yego abana bacu bakazakura ari inyangamugayo, bakazakura ari abantu bo guhesha abandi byiza, bo guhesha Imana icyubahiro, kandi bakagira umumaro n'igihugu. Ibyo nibyo twabwira abantu bose bashoboye kudutega amatwi. reka turababwire yuko mu gitabo kimwe baravuze ngo ibyago biri mu isi, amabi akorwa mu isi, ngo umurimo wawo, uwo murimo ngo ahanini ku isi wazanywe no kwirengagiza inshingano kw'ababyeyi b'abagore. ngo iyo birengagiza inshingano bituma abana babo bahinduka abantu batazatanga umusaruro mu isi. ngo Ernest we yareretswe ngo yerekwa uwitwa Nero wayoboye ubwami bwa Roma, akaba umwami w'umugome kurusha abandi hafi ya bose. ngo mu rubanza igihe Nero azaba agiye gucirwa urubanza, ngo na nyina azahazana, bazahamuzana, ngo kugira ngo abone umusaruro w'ibyo yigishije umwana we. rero reka tubwire ababyeyi ngo mukore ku buryo mutazarira abana ngo bazahinduke ibyihebe, mukore ku buryo mutazarira abana ngo bazahinduke ibisambo, mukore ku buryo muzarira abana bagahinduka abantu bo kugira ingirakamaro mu isi, ku buryo baramutse bakuzanye ngo uhure n'abahuye n'umwana wawe utakuma ufite ipfunwe. reka rero dusabe Imana kugira ngo ibane natwe muri iki kiganiro, kandi ubwo tumaze kubona akamaro k'uburezi cyangwa se agaciro k'uburezi bw'umuryango, ideye kugira ngo imiryango yacu igire uburezi bwiza. Imana idushoboze mu izina rya Yesu. reka dusoze dusenga. turagushimira Data wera udukunda uri mu ijuru ry'izina ryawe rihimbazwe, waturenze ndetse udushoboje kugira ngo ikiganiro gitambuke. ni wowe wagennye ko iyi gahunda ibaho, ntabwo ari ubwenge bw'umuntu bwabitekereje. turagusabye kugira ngo umusaruro wayo nawo abe ari wowe uwukurikirana, maze imiryango n'abazumva kino kiganiro ndetse n'abacyumvishe nikibagirira umumaro, abana baturutse muri iyi miryango bakazabingira akamaro mu murimo wawe ndetse no mu isi muri rusange, nabyo bihimbarizwe. watwebaye muri byose, ibyishimo n'ibyo ukunda mu izina ryawe Yesu, amen. akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.